Jennifer aba yicaye mu rugo ari wenyine maze akumva irungu riramwishe. Yahise agira agatekerezo rero ko kujya gusura Marina umushuti we, dore ko nyine haba ari hafi. Yahise afata n'umwanzuro rwose wo gutega akamoto ntiyirirwe ajyana n'imodoka kuko yumvaga nyine nta kibazo kirimo. Yahise rero yambara maze atega akamoto ku muhanda ahita ajya kureba nyine Marina. Gusa akimara guhaguruka mu rugo, imvura nyinshi yahise igwa, irimo umuyaga, irimo urubura, irimo ibintu byose nyine biteye ubwoba. Mbese yari imvura iremereye cyane. Hanyuma rero yageze kwa Marina yanyagiwe, yatose, ari gutitira, imbeho yamwishe. Yarakomanze, hanyuma rero abura umuntu umufungurira. Marina ntabwo yari ahari, yaramuhamagaye kuri telefone ariko ntiyitaba. Yari agiye kumusura amutunguye nyine, ntabwo yari yamubwiye yuko ari buze. Yahagaze hano rero areba hirya no hino maze abura icyo gukora, dore ko imvura yari nyinshi, irimo inkuba iteye ubwoba cyane. Yatekereje rero icyo gukora, yibaza niba ari bwongere gutega moto, nta niyo yari kubona kubera ko imvura yari nyinshi, abantu bose bari bugamye. Sinzi ukuntu rero yahise agira agatekerezo ko kujya mu baturanyi maze akareba ahantu nibura yakugama maze imvura igahita. Yahise rero akomanga ku muturanyi nyine wa Marina. Agikomanga yafunguriwe n'umusore, gusa ni ubwa mbere rwose yari amukubise amaso. Uyu musore rero yahise amubaza ati ntimushobora kuba mwayobye se ko ndeba ntabazi? Naho uyu mukobwa wari uri gutitira amenyo ari gukomana ati yego rwose ntabwo tuziranye, ariko nagira ngo mumfashe, nari nje kureba umushuti wanjye muturanye hano, none namubuze, nanyagiwe cyane, ndumva rwose imbeho iri hafi kunyica. Nagira ngo rero mumfashe niba byashoboka yuko mwantiza ipasi maze nkaba nagerageza kumutsa imyenda yanjye. Uyu musore yarebye ukuntu uyu mukobwa ameze maze ahita amubwira ati nta kibazo, wakwinjira, ndagufasha rwose, maze nyine ushaka uko wakumutsa imyenda yawe. Jennifer rero yaramubwiye ati murakoze cyane. Yahise amubwira ati nitwa Jennifer. Naho rero uyu musore nawe yahise amubwira ati nanjye nitwa Angelo. Bose bari bamaze kumenyana. Yaramujyanye rero maze amwereka icyumba cy'abashyitsi, amuhereza ishati ye n'ikabutura ye, aramubwira ati genda wambare maze ukuremo ikanzu yawe, turashaka ukuntu turi buyumutse. Yahise kandi ajya mu gikoni maze atangira kumutegurira agacyayi gashyushye kuko uyu mukobwa yari akonje mu buryo bugaragara, ku buryo yari ari gutitira ndetse rwose atari kubasha kubihagarika. Amenyo ye ari kujya yikomanya ku buryo nyine wabonaga ko imbeho yamwishe, kugeza rwose naho atari kubasha gukontorora ibintu biri kumubaho. Aha rero yamaze kwambara, yari amaze gufata agashyuhe, maze uyu musore amuzanira n'agacyayi gashyushye. Uyu mukobwa yanywaga icyayi gishyushye akumva wagira ngo bamuhoreje kubera ukuntu we yari akonje, maze uyu musore agaseka ukuntu atari ari gushya kandi cyari gishyushye cyane. Yamaze rero kukinywa maze batangira kuganira. Uyu musore Angelo yahise amubaza ati none se kureba ahubwo imvura aho kugabanuka iri kwiyongera, uratekereza biza kugenda bite? Naho rero uyu mukobwa ati uko byagenda kose ngomba gutaha kubera ko naje nta n'umuntu wo mu rugo mbwiye, ati ahubwo ncomekera telefone yanjye kuko yazimye, ndebe ko nahamagara abantu bo mu rugo nkababwira uko byagenze kuko si ibisanzwe byanjye byo kuva mu rugo nta muntu mbwiye. Angelo rero yagiye kumucomekera telefone asanga ntabwo iri kwaka kubera ko amazi yari yagiye ahantu hose muri iyi telefone, ntabwo yari iri kubasha gucaginga. Yabibwiye rero Jennifer, maze Jennifer noneho yumva arahangayitse kurusha. Nyamara uko yari ahangayitse ari hano mu rugo iwabo, papa we ndetse na musaza we nabo niko byari bimeze. Papa we yari yabuze uko yicara, yabuze uko ahagarara, ari kubwira musaza wa Jennifer ati mbabarira umbwire waba uzi ahantu Jennifer yagiye? Naho musaza ati ntabwo mpazi, ariko nawe ntugahangayike papa, Jennifer ni umuntu mukuru, aho yagiye ariho hose araza kugaruka, nuko nyine imvura yaguye niyo mpamvu ashobora kuba yatinze gutaha. Papa waterega ngomba guhangayika, njye ndi papa wanyu, ikirenze kuri ibyo akazi dukora twese urakazi, ikindi kandi buriya mba mfite abanzi benshi cyane, umuntu rero wese unyanga kugira ngo mbabaze yambabariza kuri mwebwe. Ni ukuvuga ko umuntu wese twaba dufitanye ikibazo ni mwebwe yagitura, kandi namwe murabizi ko mu kazi nkora tugafatanya. Ubwo rero nta kintu cyatuma ntahangayika iyo hagize rwose umwana uba utari aho akwiriye kuba ndetse akaba atigeze abivuga, bintera ubwoba cyane. None kirenze kuri ibyo nimero ya Jennifer ntabwo iri gucamo,
none uri kumbwira ngo simpangayike? Ndahangayitse cyane ahubwo se ko numva ngiye guhamagara polisi nkababwira ko umwana wanjye yabuze. Naho umusaza wa Jennifer ati ariko papa nakubwiye ngo wihangayika, Jennifer rwose araza kugaruka byanze bikunze, ubu imvura yamufatiye ahantu hanyuma biba ngombwa ko yugama kuko iyi mvura urabona nta muntu wayigendamo, irimo imiyaga myinshi, irimo inkuba, irimo urubura, nta muntu rwose wayigendamo kuko yamwica. Papa we rero yakomeje kubura amahoro, ndetse rwose umusaza wa Jennifer ati ntabwo ushobora no guhamagara polisi kandi kubera ko urabizi yuko umuntu nibura utaramara n'amasaha 24 cyangwa 48 ntabwo wavuga yuko uwo muntu yabuze ataramara nibura igihe kigaragara. Ubwo se ubundi umaze kubahamagara akabaraje. Papa rero wabo yahise yumva kuko ari byo, agerageza kwihangana ariko n'ubundi biranga. Jennifer rero waho yari ari, imvura yarakomeje iragwa neza rwose, maze abura uko ataha. Angelo rero yaramubwiye ati nta kibazo ariko warara kuko rwose nta kibazo na kimwe gihari. Nubwo rero rwose Jennifer yari afite ubwoba ariko nta yandi mahitamo yari afite, yaraye hano kwa Angelo. Mu gitondo bwarakeye, Angelo nyine amwumukiriza ikanzu, ayimuterera ipasi iruma neza, amutekera icyayi, amutegurira ibya mu gitondo, maze nyine uyu mukobwa aramusezera arataha. Akigera iwabo rero papa we yamusamiye hejuru ati ni gute usigaye urara mu gasozi maze ukararayo utanatubwiye? Jennifer yababwiye ibyamubayeho maze nyine bose baramwumva kuko rwose byarumvikanaga, ariko papa we yaramubwiye ati n'ikindi gihe ntuzajya ujya kugenda ugira umuntu umwe muri twebwe ubwira kuko rwose urabizi turahangayika, akazi dukora nawe urakazi. Ikindi kandi uyu munsi rero dufite dosiye nyinshi cyane zo gukoraho kandi wowe ntabwo nshaka kujya muri biro, ndashaka ko uri buze gukorera hano. Mfite nyine amadosiye menshi rwose nkeneye yuko uri buze kwitaho, wirinde kandi ibintu byo kuba warangara. Ndifuza ko wakora akazi neza kandi ukagakora vuba kuko tumaze kugira amadosiye menshi, biragaragara ko rwose turi gukorana imbaraga nkeya. Jennifer yahise abwira papa we ati nta kibazo rwose ndaje mbyiteho kandi humura, mu masaha make ndaza kuba ndi kuguha ripoti y'uko mbirangije. Jennifer rero yahise abanza ajya gukoresha telefone ye, ubundi ahita aza nyine akazi karamubona. Iyi famiye rero yose yakoraga mu rwego rw'iperereza ariko nyine mu ibanga rikomeye. Hanyuma rero Jennifer nyine yaraje arakora bisanzwe, gusa umutima wari uri kuri wa musore bari baraye bahuye, yari ari kumutekereza ubudatuza. Nyamara ku rundi ruhande Angelo nawe yari ari kwibaza kuri uyu mukobwa, yari ari kuvuga ati kuva nabaho ni ubwa mbere mbonye umukobwa maze nkumva arankuruye bigeze hariya. Uriya mukobwa rwose namwishimiye, uriya mukobwa namukunze. Ikibabaje ariko ni uko nta na nimero ye nasigaranye, ariko se ubundi ubu nzongera kumubona gute? Yahise rero yigira inama yo kujya kureba wa muturanyi we nyine, maze ahita amubwira ati none se nta makuru ya wa mushuti wawe? Yamubwiye nyine izina rye ati yaje hano yanyagiwe yatose, yari yakubuze, gusa sinigeze nsigarana nimero ze. Wamfasha se ukamenyera niba yarabashije kugera mu rugo amahoro, ndetse rwose ukaba wanamenyera niba ameze neza? Uyu rero umushuti wa Jennifer aba yitwa Marina, yahise rero nyine amubwira ati yego rwose nta kibazo, ahubwo nanjye namuhamagaye telefone ye ntabwo iri gucamo, ariko nanone reka nze ndahamagara musaza we maze twumva amakuru ye, ndaza kukubwira uko ameze nta kibazo. Ikindi kandi nimero ze rwose nazo ndaza kuziguha nawe ube wamwihamagarira. Mu kanya gatoya rero sinzi ukuntu nyine Marina yongeye guhamagara Jennifer maze yumva ya telefone iciyemo, ubwo nyine Jennifer yaravuye kuyikoresha. Marina yahise amubwira ati mbabarire, bambwiye nyine ibyakubayeho ntabwo nari mpari, ariko se ubundi kubera iki wowe utabanza kumbwira mbere y'uko ugiye kuza? Naho Jennifer ati nari naramenyereye ko nyine ariya masaha uri mu rugo, ubwo nanjye byambereye isomo ntabwo bizongera. Marina ati none se Angelo ko ari kukumbaza, ari kumbwira ngo arumva akeneye nimero zawe, ngo arashaka kukuvugisha, ngo yabonye ngo uri umwana mwiza, ngo yakwishimiye n'ibindi byinshi, ubundi bimeze biti? Naho rero Jennifer ati nibyo se koko atari kukumbaza, arashaka nimero zanjye? Wumvise nyine atangaye, wumva kandi arabyishimiye.
yahise abwira Marina ati none kutari kuzimuha harabura iki, ati mbabara rwose umuhe nimero zanjye maze rwose amvugishe, kuko nanjye nari ndi kwibaza ukuntu nzongera kumuvugisha, ariko nanone nkumva ntabwo ari njye wo gushaka nimero ze kugira ngo muhamagare. Naho rero Marina yahise aseka ati oya ntumbwire yuko uriya musore wamukunze. Naho Jennifer ati namukunze cyane rwose. Marina ati ni akazi kawe, ati ntuzi inyuguti zigize izina ryawe. Naho rero Jennifer ati yego ndazizi, ni inyuguti 8. Marina ati yego, ati uguze kumenya ko rero noneho wowe uri uwa 9 mu bantu bashobora kuba bakundana. Jennifer yahise amubwira ati ndakuzi nawe ubwo wabona wamfuhiye, namukunze rwose kandi reka kumubeshyera, ndabizi neza ko uriya musore rwose ataba akora ibyo bintu uvuze kuko aritonda mu buryo bugaragara. Naho Marina ati ni akazi kawe, ntuzagire ngo sinakuburiye, ndabona udashaka kumva, ubwo ibizakubaho nyine uzirwarize. Marina rero yahise ajya kureba nyine Angelo maze amubwira yuko Jennifer ameze neza nta kibazo, ndetse amuhana nimero ze, amubwira ko noneho telefone ye iri gucamo. Yamaze kugenda rero Angelo ahita ahamagara Jennifer maze amubaza niba ameze neza. Yatangiye kumuserereza ati ntabwo ushobora kumva ukuntu wancekeje, ukuntu wari uri gutitira, ukuntu wari wanyagiwe wagira ngo imvura yakwinjiye no mu mubiri. Kano kanya rero Jennifer nawe yahise aseka ati tekereza ko noneho nanjye biri kunsetsa, ariko kari akanya rwose iyo ntaza kukubona nari mpfuye kari kambayeho. Ni ukuri warakoze kubw'ibyo wakoze byose kugira ngo mbashe kumera neza uriya mugoroba, nari meze nabi ntabwo ushobora kubyumva. Uri umuhungu mwiza cyane rwose, wumve yuko ngushimira. Angela ati urakoze cyane nawe gushima, ati ahubwo se tuzongera kubonana ryari? Numva nifuza ko wazaza kundeba noneho tukaganira nyine tukanamenyana tukaba twaba inshuti. Jennifer yabyumvise vuba, dore ko rwose nawe byasaga no korosora uwabyukaga. Yahise amubwira ati nta kibazo, urumva nazaza nka ryari se? Naho rero Angelo ati nejo rwose uje nabikunda, cyane cyane ko ndi no kumva ngukumbuye. Jennifer yahise areba hirya maze abarasetse, yaracecetse ariko rwose nawe yumvaga ari hafi kumubwira ati nanjye ndagukumbuye, ahubwo ndumva nshaka kukureba. Ariko nanone bya bindi by'abakobwa nyine yihagazeho ntiyagire ikintu amubwira. Bakiva kuri telefone rero Jennifer yahise aseka maze ahita avuga ati igitego nagitsinze, icy'umutwe ndagitsinze, uriya musore ni mwiza ukuntu namutekerezaga, biranshimishije ko nawe ariko yantekerezaga. Ubwo rero yagumye mu kazi nyine nk'ibisanzwe. Bwarakeye maze ajya kureba Angelo. Angelo rero yari yashyushye yiteguye nyine uyu mukobwa, dore ko rwose bose basaga nkaho bakundanye bakibonana, bose bari bari kubyumva kimwe. Aha rero Jennifer yarakomanze, Angelo ajya gufungura, bagikubitana amaso bahise bahoberana maze baba barasomanye, ntawe uragira ikindi kintu abwira undi. Bararebanye rero bose maze baraseka kuko ibintu byari bibabayeho ntabwo rwose byari bisanzwe. Binjiye mu nzu rero maze Angelo abwira Jennifer yuko yamuteguriye amafunguro. Baricaye barasangira, baraseka, baribwirana noneho mu buryo burambuye ndetse barishimirana cyane. Aha rero Angelo yahise amubwira ati umbabarire ndihuse ndabizi rwose, ariko nanone nta kintu na kimwe cyambuza kwihuta kuko ibyo ngiye kukubwira ni nabyo ndi gutekereza. Ndashaka kukubwira ko nagukunze, narakwishimiye ntabwo ushobora kubyumva, ntabwo nigeze ndekera kugutekereza kuva wa munsi tubonana. Jennifer yahise amubwira ati none icyakubwira ko nanjye ari uko, nanjye rwose narakwishimiye. Aba rero barongeye barahoberana maze Angela ahita amubwira ati none se wakwemera kumbera umukunzi? Jennifer rero yahise amubwira ati nta kibazo rwose, wabonaga ko bano bantu ibintu byabo byari biri kwikora, nta n'umwe wari uri kwinginga, byari ibintu biri kwikora rwose wagira ngo ni ibintu byari bisanzwe bipanze. Uyu munsi rero Jennifer yagize ibihe byiza ndetse na Angelo yagize ibihe byiza. Jennifer yaratashye maze asezera nyine Angelo. Ageze rero mu rugo yahamagaye Marina, dore ko nubwo yari aturanye na Angelo ariko atigeze amugeraho, maze amubwira yuko yavuye gusura Angelo. Ati rero ubu ntakubeshye ndi mu rukundo. Naho rero Marina ati uri mu rukundo n'umusore mumenyanye nta n'icyumweru kirashira? Jennifer ati yego rwose niko bimeze, kandi nawe ari mu rukundo ndetse yansabye ko namubera umukunzi. Marina ati narabikubwiye. Ati sinakubwiye umubare uriho se? Ati ni akazi kawe, ndabona udashaka kubyumva, ni akazi kawe rwose, ubwo nyine urukundo rwamaze kuguhuma amaso.
Hashira iminsi rero Angelo ndetse na Jennifer bari mu rukundo, maze umunsi umwe Angelo yicaye ari kureba amafoto ya Jennifer ku mbuga nkoranyambaga yumiwe rwose, ari kuvuga ati mbega umukobwa uri sexy, ati uyu mukobwa se ni mwiza bingana bitya. Aba ari kureba rero aya mavidewo n'amafoto abireba yongera abisubiramo, ari kwibaza ati ubu se koko uyu mukobwa njyewe amafoto ye ndetse n'amavidewo ari sexy gutya? Ubwo nyine we noneho aba ashaka uyu mukobwa nta kintu na kimwe yambaye, ati aya mafoto n'amavidewo nzayabona gute? Ati gusa nyine uyu mukobwa aramfite rwose, uyu mukobwa ni mwiza cyane, ararenze. Dore ko yakomezaga kureba maze akajya akomeza yongera asubiramo, byamunaniye kurekeraho. Wabonaga ibyishimo byamwishe, ariko nanone yifuzaga nyine amafoto n'amavidewo birenze kuri aya ngaya ari kureba, ayo we nyine ashobora kubika muri telefone ye. Gusa nanone kuyabona yari acyumva ari ikintu gikomeye, kubera ko uyu mukobwa yari umukobwa wihagazeho ukuntu. Nyuma y'iminsi rero Jennifer noneho yari amaze kubigira akamenyero kujya ajya kureba Angelo uko abitekereje, ndetse rwose abantu b'iwabo atababwiye. Rimwe na rimwe papa we yajyaga amushaka akamubura, maze akavuga ati ariko uyu mukobwa sinzi rwose bizinesi asigaye abamo, noneho kumubona bisigaye bigoye cyane. Naho musaza we ati ariko uriya mukobwa afite imyaka y'ubukure papa, jya umureka yisanzure, nta mpamvu yo gukomeza umufata nk'umwana wiga muri primaire. Naho papa we ati uko byagenda kose ariko muri abana banjye, kandi nyine rega nkurikije n'akazi dukora tuba tugomba kwitwararika cyane. Ntabwo rero nkunda ko rwose umukobwa wanjye yatangira gusamara. Papa we rero yahise anabaza umusaza wa Jennifer ati hanyuma se mbabarira umbwire ubundi uriya muhungu ngo bimeze bite? Naho rero uyu musaza wa Jennifer ati papa, uriya muhungu ngewe yanyumije. Uratekereza ko abakobwa 30 bose bamaze kumutangira ibirego bavuga yuko abafata amafoto y'urukozasoni maze akayabakangisha, akabatwara amafaranga, ndetse ayo mafoto akayashyira no ku mbuga nkoranyambaga? Naho papa ati we ntabwo bishoboka. Ati none se ubundi uwo muhungu ni gatiki? Ati rero ndashaka yuko iriya dosiye irihutirwa cyane y'uwo muhungu, tugomba nyine kuyihutisha cyane, tukegeranya ibimenyetso, kubera ko bagomba kumufata bidatinze. Ikindi kandi tugomba gukora ku buryo atazamenya amakuru, niyo mpamvu tugomba kubikora mu ibanga rikomeye, ndetse rwose tukabikora vuba cyane, kuko urumva ko uriya muntu abangamiye sosiyete. Niba abakobwa 30 babasha kumurega, ubwo noneho uzaba bagize ubwoba bwo kumurega uko bangana? Umusaza wa Jennifer ati cyane rwose ubwo ni benshi. Ati ukuntu usa ahubwo ari umwana mutoya, uzi ukuntu uwo muhungu ari mutoya? Ni mutoya cyane, ntabwo ushobora kubyumva. Amafoto ye nayiboneye, ni umwana rwose ufite mu myaka 27 gutyo 30, ariko urebye ibintu yabashije gukora ntabwo rwose wamenya ko ari we wabikoze. Papa ati nyine abanyabyaha erega basa n'abandi bantu, none se wagira ngo wamubona ibyo byaha byose ukabona ko bimwanditse mu gahanga? Ntabwo rwose wabimenya. Ndetse rimwe na rimwe abanyabyaha baba bagaragara nk'abantu b'inzirakarengane kurusha abandi bantu bose. Bwarakeye rero maze Jennifer ajya asubira kwisurira Angelo, dore ko nyine urukundo rwabo rwari rugeze aharyoshye. Uyu munsi rero n'ubundi Jennifer yasanze Angelo yamuteguriye nk'ibisanzwe. Uyu munsi baraganiriye, maze Angelo nyine yegera Jennifer, yatangiye kumusomagura, ari nako kandi amwegera cyane bikabije. Aba rero bagumye muri ibi, maze rwose biza kubakururira mu gukora igikorwa nyamukuru. Hanyuma rero bamaze gukora iki gikorwa, Angelo yabwiye Jennifer ati urarenze, ntabwo ushobora kubyumva, uri umukobwa mwiza cyane kandi ndakwishimiye, watumye ngira ibihe byiza, ntabwo ushobora kubyumva. None se urabyumva ute uramutse nyine unyemereye, maze tugafata akavidewo cyangwa se amafoto, maze ntasajya ngukumbura nkazajya mbireba? Naho rero uyu mukobwa ati ngo iki? Ati uravuze ngo urashaka gufata video yacu se nta kintu twambaye? Naho rero Angelo ati oya, ntabwo ari iyacu twembi, ahubwo ndifuza gufata video y'umukunzi wanjye, kubera ko rwose ndifuza kuzajya mureba buri uko nzaba mukumbuye. Jennifer ati hanyuma se nimara kuguha iyo video unyemereye yuko nta na rimwe uzigera unca inyuma, n'uzajya unkumbura uzajya ureba iyo foto kugira ngo unce inyuma?
naho Angelo ati cyane rwose iryo ni isezerano duhanye kandi nzabyubahiriza. Jennifer rero yaramubwiye ati uramenye rwose ntuzigere ubyibagirwa ibyo tuvuganye, ikindi kandi iyo videwo ugomba kuzayibika neza muri telefone kuko ni wowe wenyine wemerewe kuyireba. Angela ati cyane rwose, none se urumva koko hari undi muntu nakwereka ifoto y'umukunzi wanjye? Aha rero Jennifer rwose yarisanzuye maze bamufata amafoto yemereye uko yivukiye ndetse rwose bamufata n'amavidewo. Angela rero yaramushimiye cyane ati rwose ubu ngubu nuzajya uba utabonye umwanya wo kuza kundeba nibura nyine nzajya mba mfite amafoto yawe ndeba maze urukumbuzi rukagabanuka. Angelo kandi yongeye kwibutsa Jennifer ko amukunda kandi amukunda cyane. Jennifer nawe ati nanjye nuko ndagukunda cyane ndetse rwose wagira ngo ni wowe musore nahoraga ntegereje kubera ko ni wowe musore nifuzaga kuzakundana nawe. Imana ishimwe rero ko yamvura yaguye maze ikaduhuza. Aha rero Angelo yahise aseka ati ni ukuri Imana niyo yakunzaniye. Undi munsi rero papa waba Jennifer yahaye nyine ya madosiye wa muhungu we maze aramubwira ati aya madosiye uze kuyampera Jennifer maze umubwire ko rwose aya madosiye agomba kuyabika ndetse akaza kuza kuyacishamo amaso kubera ko dukeneye nyine kurangizanya n'iyi dosiye dore tuyimaranye iminsi kandi rwose irihutirwa cyane. Naho rero musaza wa Jennifer ati nta kibazo rwose ndaza kuyimuha. Hanyuma rero uyu musaza wa Jennifer yagiye kumuha iyi dosiye bahita bahurira muri salo dore ko nyine Jennifer yari asohotse agiye. Uyu musaza rero yahise amubwira ati hano hari dosiye yihutirwa papa yambwiye ngo uze kuyinyuzamo amaso maze nyine urebe ati kandi ugomba kuyibika neza witonze. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati nta kibazo yimpereze, yarayimuhaye maze ahita ayishyira mu gasakoshi yari afite kuko yatekerezaga ko hari ahantu agiye kujya navayo ari buze guhita ajya ku kazi. Nyamara ahantu yari agiye nta handi, yari agiye kureba Angelo dore ko rwose uyu musore yari yaramutwaye umutima wagira ngo ntabwo uyu mukobwa yari agihumeka. Ku rundi ruhande ariko Angelo we nyine aba afite umuntu wamushakiraga amakuru muri rwa rwego nyine rw'iperereza. Yaramuhamagaye rero maze aramubwira tumva ibintu byakomeye noneho ufite ibirego byinshi ku buryo udashobora kubyumva, sinzi ko rwose uyu munsi uri buze kubyikuramo, byanze bikunze baraza kukujyana muri gereza. Naho uyu muhungu ati ndapfuye noneho, ati none se ko nakoze buri kimwe cyose, ko nasibye amafoto n'amavideo byose kandi nkabisiba neza, gute baba bongeye kubibona? Naho rero uyu nguyu wamushakiraga amakuru ati byanze bikunze buriya hari ikosa bakoze kubera ko rwose baragufite ndetse n'ayo mavideo byose barabifite. Angela ati none se turaza gukora iki kugira ngo ibi bintu rwose bibe bitakomeza kunkurikirana? Naho rero uyu wamushakiraga amakuru yaramubwiye atumva ikibazo nyine ni kimwe, barashaka amafaranga menshi kugira ngo ibyo bintu nibura babe babihagaritse. Uyu musore ati barashaka ngahe se? Naho uyu wundi ati miliyoni 20. Angela ati ibyo biroroshye cyane rwose, ikibazo cy'amafaranga cyo ntacyo mfite habe na gatoya, ahubwo wowe icyo ukwiriye gukora ni kimwe, icyo bashaka cyose ukibahe maze ibyo bintu bive mu nzira. Naho rero uyu wamuhaga amakuru ati gusa Angelo ukwiriye kwitwararika rwose, ukwiriye kugenda gakeya kubera ko ibintu byawe ukuntu bijya hanze biba bitangaje. Wowe ubwawe uba unyibwirira ko ibintu byose biri ku murongo ariko nyamara biranga bikajya hanze. Angelo rero yaramubwiye ati ngiye kwitwararika noneho rwose birenze uko nabikoraga, gusa icyo cyo kimfashe maze kibe kivuye mu nzira. Igihe rero yari yibereye kuri telefone yagiye kumva yumva umuntu arakomanze, yagiye gufungura maze asanga ni Jennifer. Yarishimye rero aramuhobera dore ko nyine yari anamukumbuye. Ahangaha bahise bagenda baricara maze batangira kuganira nyine nk'ibisanzwe. Jennifer rero wari wicaye nyine muri salo, isakoshi yayishyize ku meza irangaye, sinzi ukuntu yaguye hasi cya cyamvirope gihita kijya munsi y'intebe. Jennifer yayoye ibindi byose, iyi amvirope ntiyayibukaga kubera ko rwose bari banayimuhaye ari kugenda.
urebye ntabwo yari yayishyize ku mutima cyane, yiyoreye ibindi byose rero maze arongera abisubiza mu isakoshi ubundi arafunga. Hanyuma rero yaratashye, ariko ya amverope yari yasigaye hano munsi y'ameza. Yageze mu rugo rero maze papa we aramubwira ati ndashaka rero za dosiye, ndazishaka turebe nyine aho bigeze. Naho rero uyu mukobwa yagiye kuzishaka mu isakoshi kuko yari azi neza ko ariho yazishyize, maze arazishaka arazibura. Yaragarutse abwira papa we ati rero nshobora kuba nazisize ku kazi kubera ko nari nazishyize mu isakoshi, buriya nazisize ku kazi, gusa nyine ejo mu gitondo nzazizana. Naho papa ati ariko ushobora kuba usigaye urangara cyane, biriya ntabwo ari ibintu uvuga ushidikanya ngo sinzi aho nabishyize, ngo nshobora kuba nabishyize ku kazi. Yahise abwira rero umusaza wa Jennifer ati mu gitondo cya kare uze kumuherekeza, ibi bintu mubikoreho mubirangize kandi munzanire iyi dosiye kuko ndayikeneye cyane rwose. Ku rundi ruhande rero Angelo aba yicaye ari kureba ya mavideo ndetse n'amafoto bya Jennifer muri mashine, ariko bireba maze akajya yisetsa ati ariko ni ukuri ndi umunyabwenge, uzi ko nta kintu na kimwe cyananira kukibona, ubanza niyo bantuma amata y'intare nayazana. Ahangaha rwose yari ari kwiganiriza ari wenyine, ati urabona ukuntu ano mavideo nayabonye mu buryo bworoshye. Yarayitegereje maze ahita atangira kuvuga ati ariko aya mavideo ndabona nayabyaza umusaruro, aya yo rwose noneho bazampa amafaranga menshi kurenza ayandi yose, kuko uyu mukobwa ari sexy rwose kurenza abandi bakobwa nigeze gupostinga. Uyu we rwose ndabona nza kumukuramo amafaranga. Nanone agahita yongera akisubira ati ariko se ko numva rwose aya mafoto ntayerekana, sinzi impamvu ndi kumva ari njyewe nkeneye kuyareba njyenyine. Uyu mukobwa ndamukunda, ntabwo nzi ukuntu byangendekeye, ubundi ikintu cyitwa urukundo nakigenderaga kure, ndetse rwose naravuze ko nta mukobwa nzigira nkunda, ariko uyu nguyu we nkimubona yahise antwara ibitekerezo. Aha rero yakomezaga yibwira ati kuko ukunda Jennifer ndeba bigiye kumpombya amafaranga menshi. Umwanya umwe agahita atangira gutekereza ati ariko ntabwo naje muri uyu mujyi gukina, ngewe rwose ntabwo n'izi video zose nzifata ari imikino, ngomba kuzikoreramo amafaranga. Nanone undi mutima ukanga ati hoya, uyu nguyu ni umukunzi wawe kandi n'uwawe wenyine, nta wundi muntu n'umwe ugomba kubona nyine ubwambure bwe, ni wewe wenyine ugomba kubureba. Yakomeje kurwana n'umutima akajya kubita hasi mu ntebe, kuko nyine ibintu byari byamucanze. Icyo yari azi neza ko kizamuviramo amafaranga, kano kanya yari ari kukireba maze akumva rwose ntabwo akwiriye kugishyira ahagaragara. Ubwo ndavuga nyine aya mavideo n'aya mafoto ya Jennifer. Muri kana kanya rero Jennifer aramuhamagaye, maze uyu musore yanga kumwitaba kuko yumvaga atarafata umwanzuro, atazi niba akwiriye kugumana n'uyu mukobwa cyangwa se akwiriye kwipostingira aya mafoto akayakuramo amafaranga. Byari byamucanze rwose, ubona yabuze icyo yakora n'icyo yareka. Ku rundi ruhande rero umusaza wa Jennifer we yari yaratangiye kwikundira Marina. Aha rero yabwiye nyine Jennifer ati none se ko nshaka kugusaba serivisi kandi ikomeye. Naho Jennifer ati ni ibiki? Uyu musaza we ati ndifuza yuko wazajya nyine uvugisha Marina maze nyine ukamubwirira ko mukunda, mbese ugatangira kumunkundisha kubera ko uriya mukobwa naramukunze cyane. Naho rero Jennifer ati ikitangaje ni uko banza uriya mukobwa adakunda abagabo, njye ngira ubwoba ko banza akunda abakobwa bagenzi be. None se sindabona umusore n'umwe bakundana, ubwo se koko nguhe icyizere? Ariko nanone nta kibazo, reka nzagerageza ibishoboka, ubwo nzakubwira nyine icyavuyemo, gusa rwose nzakora uko nshoboye kose. Jennifer rero yatangiye no kubimugiramo rwose, atangira kugenda bahuza, ariko nanone Marina wabonaga rwose ntacyo ari gufataho kubera ko ntabwo wabonaga yishimiye uyu musore habe na gato. Ariko nanone musaza wa Jennifer yari wa musore nyine iyo yiyemeje ikintu atajya kivaho, kubera ko yaramuhamagaraga kenshi akamwohereza message akajya kumureba, nubwo nyine inshuro nyinshi message ze batazisubizaga cyangwa ngo bamwitabe, ariko ntabwo yajyaga acika intege, yakomezaga nyine kujya kureba uyu mukobwa. Umunsi umwe rero yabwiye Jennifer ati wambabariye ukampamagarira umushuti wawe, ko ndi kumuhamagara ntibyemere, ntabwo rwose telefone iri gucamo. Jennifer ati nanjye namuhamagaye ariko ntabwo ari kunyitaba. Jennifer rero yahise abwira umusaza we ati ahubwo se urabyumva ute ndamutse nguherekeje
maze ukajya kumureba ukamwivugishiriza amaso ku yandi. Umusaza we atari kuzi yuko uzi ubwenge, wagira ngo ni we mukuru kuri njyewe. Icyo gitekerezo cyanjye rwose, icyo gitekerezo cyawe ndagishyigikiye, nta kibazo rero twagenda. Ati icyo gitekerezo cyawe rwose ndagishyigikiye, ahubwo nyine tugende nonaha. Bahise rero bagenda. Bagezeyo Jennifer yahise amubwira ati none se urabyumva ute uramutse winjiye wenyine ntitujyane, kubera yuko buriya Marina ashobora kumbona maze ntiyisanzure. Icyiza ni uko wakwijyana kugira ngo nyine ubashe kumuganiriza mutuje. Umusaza we yahise amubwira atari kuzi yuko uzi ubwenge, ati nta kibazo reka nijyane. Ati ikibazo se nturi burambirwe ugatangira kumpamagara? Jennifer ati humura, ntabwo rwose ndi buguhamagare, ufate igihe cyawe cyose ushaka, ntabwo ndi burambirwe. Ntugire rwose ikintu kikwirukankisha, witonde muganire, mushirane urukumbuzi, ngiye nta kibazo ndagutegereza. Umusaza rero yahise amubwira ati urakoze cyane, ni ukuri reka ngende, ubwo nyine mu kanya gato uraza kubona nje. Nyamara impamvu Jennifer yamubwiraga ibi byose ni uko nawe yashakaga kujya kwirebera umukunzi we, dore ko nyine yari amaze n'iminsi myinshi atamwitaba kuri telefone. Aha rero yumvaga nibura ashaka kujya kumureba. Yahise agenda rero arakomanga. Yarakomanze ariko abura umuntu umufungurira, kandi mu by'ukuri Angelo yari arimo imbere, ari no kureba rwose amavidewo y'uyu mukobwa, ari kurwana n'umutima n'ubundi yibaza icyo akwiriye kuyakorera, niba akwiriye kuyapostinga cyangwa se niba akwiriye nyine kubyihorera. Gusa yari atarafata umwanzuro n'umwe. Aha rero Jennifer yaramuhamagaye, abonye nyine atamwitabye ndetse yanze no kumufungurira, yatekereje ko ahari ashobora kuba adahari, maze ahita akata asubira nyine ku modoka guhagarara yo ngo ategereze musaza we. Gusa nanone yakomeje kwibaza impamvu uyu musore amaze iminsi myinshi atamwitaba. Nyamara Angelo rwose we yumvaga akeneye ko uyu mukobwa atakongera kumubona, kuko iyo yamubonaga yameraga nk'utaye ubwenge, ndetse rwose akumva urukundo ruramuganje. Kandi ntabwo ibi bintu Angelo yabishakaga, kubera ko ibintu byose ubundi yabikoragamo akazi. Ariko nyamara iby'uyu mukobwa byari bimaze kumukomerana, cyane cyane ko yari afite amavidewo ye n'amafoto ye, ariko yumva nta na kimwe ashaka gushyira hanze. Ubu buzima rero nta na rimwe yari yarigeze abwifuza. Dosiye rero zo rwose Jennifer yarazishatse kugeza azibuze. Papa we yaramubwiye ati wa mwana uzankoraho, uragira ngo se bazajye bagira ngo mba nariye ruswa maze amadosiye nkayarigisa? Gusa nanone nubwo nyine uyabuze, nzasubira gufata izindi, ariko umenye yuko ibyo bintu wakoze ntabwo bibaho. Ibyo ari byo byose ahantu wazitaye umuntu tutazi ashobora kuzitoragura. Ubwo burangare ntabwo mbushaka habe na gatoya. Gusa n'ubundi Jennifer yari ameze nk'umuntu wataye umutwe, kuko yari yibereye mu rukundo, ariko nanone uri kumutesha umutwe kubera yuko Angelo ntiyari akimwitaba kuri telefone. Yamwoherezaga mesaje ntazisubize, yajya kumureba agakomanga ariko ntamufungurire. Yaragiye irata umutwe, maze Angelo bigeze aho abonye ko uyu mukobwa amurambiye nyine ahora amuhamagara, yaramubwiye ati ntabwo mpari, ntabwo ndi mu gihugu, gusa nyine ningaruka nzakubwira. Ubwo kandi yabimubwiye yamwandikiye mesaje. Jennifer rero noneho yabashije gutuza, kuko yatekerezaga yuko nibura nyine impamvu ajya kumureba ntamubone ari uko adahari. Icyo atarazi ni uko uyu musore atajyaga ava mu rugo, kubera ko rwose yihoreraga kuri mashine ye, afite nyine abantu ari kwitaho, dore ko nyine yabaga afite n'abantu online bamutegereje kuza kugura amavidewo n'amafoto by'abantu nyine bambaye uko bavutse. Jennifer rero yabonye ibintu bikomeje gukomera, maze ahamagara wa mushuti we. Yaramubwiye ati ibintu biri kumbaho muri iyi minsi ntabwo nzi ukuntu nabikubwira. Ati sinzi impamvu rwose Angelo atari gushaka ko tubonana. Ati tekereza ko namuhamagaraga na mbere yuko ajya mu wundi mujyi maze ntanyitabe. Naho rero Marina atajya mu wundi mujyi? Jennifer ati yego. Ati niko yambwiye ko muri no minsi adahari. Naho rero Marina ati yarakubeshye cyane rwose, arahari, nta hantu na hamwe yigeze ajya. Ndakubwiza ukuri ko n'ejo ubu tuvugana namwiboneye n'amaso yanjye. Jennifer yarumiwe ati ngo ngwicyo. Ati ntumbwire yuko yari ari kumbeshya. Ati none se
kubera iki yaba yaranyanze bigeze aho ngaho, kubera iki yaba atagishaka kumbona. Naho Marina ati nyine ni uko yamaze kubona icyo yashakaga, yarakubonye wese, ntabwo rero rwose akigukeneye, ubu ngubu umeze nk'isogisi ryashaje cyangwa se shikirete yashizemo agasukari, ubu rwose ntabwo akikwitayeho, buriya wabona hari undi mukobwa aharaye, ariyo mpamvu. Uyu mukobwa agahinda karamwishe maze atangira kurira. Naho rero Marina ati ariko narakubwiye, ariko ntabwo washakaga kumva, kubera iki wari waranze kumva mbere. Naho rero Jennifer ati rega uriya musore ndamukunda, kandi ndamukunda cyane, tekereza ko nubwo uri kumbwira ibi byose n'ubu ngubu ntari kureka kumukunda, ndamukunda ntabwo ushobora kubyumva. Marina rero yaramubwiye ati ni akazi kawe n'ubundi, ndabona rwose nta kintu urashaka kumva na kimwe, kandi mu by'ukuri Angelo nawe niko byari bimeze, yakundaga uyu mukobwa, yari yaramukunze mu buryo butangaje, ku buryo rwose ari nayo mpamvu yari yarananiwe gushyira amavideo ye ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bamwiyishyurire, dore ko yabaga afite abantu bamwishyura amafoto n'amavideo bimeze gutya, ariko rwose yarananiwe kubigurisha ibi ngibi, ahubwo iyo yabaga afite stress yaricaraga maze agatangira kureba ya mafoto na ya mavideo, dore ko yavugaga ko nyine aribyo bimumara stress. Ariko nanone yageragezaga rwose kuba kure y'uyu mukobwa kugira ngo arebe ko byamufasha kumwibagirwa cyangwa se kumwikuramo, nubwo bitari ibintu byoroshye habe na gatoya. Umunsi umwe rero sinzi ukuntu Angelo yari ari gukora amasuku, maze yigijeho intebe ababonye envelope. Iyi envelope rero yarayifunguye, arebyemo abakubitanye n'amafoto ye, ati amafoto yanjye se kandi ari gukora iki muri iyi envelope iri hano muri salo. Yahise afata rero bya bidosiye maze atangira kubisoma, yarabisomye yikorera amaboko, ati ndapfuye, ati urwego rw'iperereza rw'ibanga rikomeye, none se ibi bintu byageze hano bite. Yahise atangira gutekereza kuri nyine Jennifer, dore ko ari nawe mukobwa wenyine winjiraga muri iyi nzu. Yahise atangira gutekereza ati ubuse noneho ndabigenza gute, abandi bakobwa bose ubundi yabajyanaga muri hoteli iyo babaga bafitanye gahunda, ariko uyu nguyu we yazaga iwe nyine uko abishatse. Yahise avuga ati ndabigenza nte, uyu mukobwa ko ntigeze menya ko rwose ari maneko, burya bwose yaje ari gatumwa, yaje abizi neza ko aje kunshakaho amakuru, nanjye natangiye kumukunda, nyamara uriya mukobwa nta rukundo namba yari afite, kubera ko cyari cyamuzanye ni ukunshakaho amakuru kandi yarayabonye. Ubu birashoboka yuko biriya bintu byanjye byose biri kujya hanze ari amakuru yagiye ankuraho mu buryo nanjye ntazi. Ubwoba bwaramwishe maze abura icyo gukora, yatangiye rero gutitira. Inzu imubana ntoya, dore ko kwicara byanze, guhagarara biranga, yibaza ikintu agiye gukora kiramuyobera, kuko yumvaga ibintu bye byose byaragiye hanze, nyamara uyu mukobwa nta na kimwe yari azi, dore ko rwose n'iyi dosiye uko yakayibitse mu isakoshi ntabwo yari yarigeze arebamo, nta nubwo yari azi ko ahubwo iyi dosiye ari iy'uyu muhungu. Iyo aza kubimenya ahari nyine yari no kuba akwiye akarenge, ntabwo rwose yari abizi habe na gatoya. Yahise yigira inama rero yo gushaka ukuntu yazavugana n'uyu mukobwa maze akamukuramo amakuru, akumva niba koko bino bintu ari we waba yarabikoze. Aha rero yahise amuhamagara maze rwose amubwira yuko amukumbuye kandi yifuza yuko babonana. Jennifer rero nawe yaje kumureba maze asa yanamurakariye, yaramubajije ati kubera iki wambeshye ko utari uhari kandi wari uhari. Naho rero Angelo ati ntakubeshye, nuko nyine nari mfite akazi kenshi kandi ntabwo mba nshaka ko uza kundeba ndi busy, mba nshaka ko uza kundeba mfite umwanya nkakwitaho, nkagukorera buri kimwe cyose, mbese nkaguha umwanya uhagije. Ntabwo rero rwose numvaga waza kundeba ngo simbashe kukwitaho, niyo mpamvu nakubwiye yuko ntahari. Ariko n'ubundi urabona ko nyine aho ndangirije ibyo nakoraga mpise nongera nkagutekereza nkakwibuka. Ndagukunda, ibyo byo urabizi kandi rwose nizere ko utabishidikanyaho. Aba bahise bahoberana maze nyine uyu mukobwa nababwira Angelo ati nanjye ndagukunda cyane, nari ngukumbuye byo gupfa, ndetse numvaga umutima uri hafi kumpagararana kuko natekerezaga ko rwose ushobora kuba aranyanze. Angelo ati sinakwanga, urabizi nyine ko naguhaye isezerano ko ntazigera nkwanga habe na gatoya, ahubwo si ubwo nakwanga ngakundane, ni wowe mukobwa wenyine nkunda. Bakomeje kuganira rero, Angelo amutera imitoma, aramutegurira, amuha buri kimwe cyose, maze mu kanya gatoya bicaye mu ntebe, Angelo yaryamishije Jennifer mu gituza cye maze ahita atangira nyine kumubaza ibibazo. Atariko sheri
uzi yuko njye nawe hari ibintu tutaranaganiraho, ariko ubundi ufite akazi? Naho rero uyu mukobwa ati yego rwose ndagafite. Angela ati nagafora akazi ufite? Naho rero Jennifer ati ngaho gerageza. Angela ati mba mbona uri umwarimu. Naho Jennifer ati ibyo bintu ntabwo nabishobora. Naho rero Angelo ati niba atari ibyo uri umukontabule. Uyu mukobwa ati hoya rwose. Angela ati noneho uri umumodo. Jennifer ati nta na kimwe muri ibyo ngibyo byose wabyishe. Angela ati none se ko nsinzwe ngaho nyibwirira. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ngewe nkora mu rwego rw'iperereza, aranabimubwira neza cyane rwose. Naho rero uyu musore ati yego se? Ati ndatunguwe kuko rwose sinigeze mbitekerezaho na gatoya. Uyu mukobwa ati cyane rwose nibyo nkoramo ndetse n'umuryango wanjye wose nibyo dukoramo. Yahise abaza rero Angelo ati wowe se ukora iki? Angela ati ngewe rero ndi umukontabule ariko maze igihe nyine banyirukanye ku kazi. Ubu ngubu rwose ntakubeshye ni uturaka duto duto ngenda nkora kugira ngo mbone amafaranga yo kuntunga, ariko nyine nkarya n'amafaranga ya papa wanjye dore ko we rwose yari afite ahagije. Naho rero Jennifer ati bishatse kuvuga ko uri umusore utunzwe n'amafaranga y'ababyeyi? Batangiye nyine kubigira nk'aho ari burage ndetse batangira kubiseka, ariko mu by'ukuri uyu musore we ibibazo byari byamubanye byinshi. Yari ari kwibaza ati none se naba ngiye kumera nka Samusoni? Uyu mukobwa yaba ari Delila akaba yarankuyemo amagambo yose maze nkaba narivuyemo, ariko se nanone ko turi kuganira ukuntu ansubiza n'ukuntu ambwiye ibi bintu ko bigaragara ko rwose nta kintu na kimwe yaba ampishe. Uyu mukobwa biragaragara rwose ko ari umwana mwiza ndetse ibintu byose ari kumbwira ari ukuri gusa. Ikigaragara cyo ni uko nta kintu na kimwe abiziho, ariko se nanone ariya madosiye ndetse rwose n'ariya mafoto byaba byaramugezeho bite kandi akaba atabizi se? Byaramucanze rero maze rwose biramuyobera, ayoberwa nyine icyo gukora. Ku rundi ruhande rero umusaza wa Jennifer we yari akomeje rwose kwiteretera Marina, nubwo nyine bitari byoroshye ariko nanone byari biri kugenda bijya mu buryo, kuko Marina yari atangiye kujya amwemerera yuko basohokana gake gake maze bagatangira nyine ubushuti. Ari nabyo kandi umusaza wa Jennifer yatekerezaga ko rwose bizaba intangiriro nziza y'urukundo. Undi munsi rero Angelo yahamagaye Jennifer maze amubwira yuko amushaka byihutirwa. Jennifer yahise ajya kumureba. Akigerayo rero Angelo yahise amubwira ati impamvu nari nguhamagaye, hari amadosiye nabonye hano munsi y'intebe, ndakeka ko rero rwose yaba ari ayawe. Yamuhereje iyi envelope maze uhita ubona Jennifer umutima umuvuyemo. Naho rero Angelo yahise amubaza ati none se urakeka byaba ari ibyawe? Jennifer ati yego, ahubwo birashoboka ko ari amadosiye nari narabuze. Gusa ukuntu Jennifer yarebaga Angelo nyine wabonaga ameze nk'aho afite ubwoba bw'uko yaba yararebye muri aya madosiye kandi aba ari amadosiye y'ibanga. Angelo yahise amubwira ati ariko ntugire ubwoba, humura rwose ntabwo nigeze mfungura, ntabwo nzi ikirimo, ariko nyine wowe wafungura maze ukareba. Jennifer yahise afungura, agikoramo abakubitanye n'amafoto y'uyu musore. Yarayarebye ahita atereka isakoshi hasi n'ubwoba bwinshi. Yararebye areba uyu musore abona ntabwo rwose ari kunyeganyega, nta nicyo bimubwiye. Yasomye ya dosiye maze asanga iyi dosiye ni iy'uyu muhungu nyine, niwe rwose ireba yose. Uyu mukobwa ubwoba bwaramwishe, yahise abishyira mu isakoshi yiruka maze asohoka hano nta kintu na kimwe avuze, yiruka amaguru atayakoza hasi. Ikintu rero gitangaje ni uko Jennifer nubwo yari amaze kubona iyi dosiye ndetse akaba amenye neza yuko ari iy'uyu musore bakundana, byasaga nkaho rwose ntacyo bimuhinduyeho, kuko nubwo yari afite ubwoba bwose ariko yageze mu rugo araryama. Nta muntu n'umwe yigeze abwira ibyabaye, ahubwo yafashe ya dosiye maze ayihereza papa we, amubwira ko yaje kuyibona aho yari yarayishyize. Gusa ntabwo yigeze amubwira yuko yabashije kubona nyine uvugwa muri iyi dosiye, ariko nanone ubwoba bwaramwishe. Yibaza niba ibintu akwiye kubivuga, yibaza niba akwiriye kubiceceka, ariko yari yaramaze gukunda uyu musore ku buryo amazi yari yaramaze kurenga inkombe. Yumvaga atanifuza ko rwose bashobora kumufunga.
Ku rundi ruhande rero Angelo nawe ubwoba nyine bwaramwishe, yaravuze ati ibyo ari byo byose uyu mukobwa ashobora kuba agiye noneho kuntanga maze akanshakira nyine akampamagariza abaza kumfata ngo bamfunge. Yabuze ikintu cyo gukora, atangira kohereza amamesaje menshi Jennifer, ndetse rwose aranamuhamagara, ariko Jennifer ntabwo yari ari kumwitaba, telefone yarayirebaga gusa maze akongera akayubika. Angelo rero yataye umutwe mu buryo bugaragara, dore ko iyo yabaga afite stress zenda kumwica yireberaga za video ndetse n'aya mafoto by'uyu mukobwa. Yafashe mashine rero maze n'ubundi ajya kwirebera aya mafoto ndetse n'aya mavideo. Igihe rero yari ari kubireba muri mashine nyine, sinzi umuntu wamuhamagaye, maze agiye gutereka mashine hasi sinzi aho yakoze, maze ya mafoto yose aba yashyize ku mbuga nkoranyambaga, dore ko nyine byahoraga bimeze nk'aho ari ibintu nyine yiteguye kuzakora, ariko nanone adashaka kubikora, yumva yarafashe umwanzuro y'uko aya mafoto n'amavideo azabyigumanire. Sinzi ahantu yakanze rero, yose aba amaze kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rwose nta nubwo yigeze abimenya ko yayahashyize. Umusaza rero wa Jennifer niwe wagiye kubonabona kuri telefone amavideo n'amafoto bya mushiki we yambaye ubusa byatangiye gusesekara ku bantu. Yavugije induru aho yari ari mu cyumba, maze aza yiruka yerekeza muri salo, ati papa, ati nta Jennifer wamboneye? Papa we ati arasohotse agiye hanze ngo agiye kuba afata akayaga. Naho umusaza we atumva, ndashaka kumuvugisha byihutirwa. Papa we ati ariko se ko numva utarwiyambitse, byaba bigenze bite? Inzu se iri gushya nanjye mpunge? Naho rero uyu musaza wa Jennifer yari ari kwiruka, nta kintu kimwe ari kubwira papa wabo, ati hoya ngomba kumuvugisha kandi vuba cyane. Yahise asohoka maze ajya kumushakisha. Nyamara akimugeraho amafoto yari yamaze gukwirakwira ahantu hose, nta muntu n'umwe utari uyafite, dore ko na Jennifer ubwe aya mafoto n'amavideo byari bimaze kumugeraho. Aha rero bagarutse mu rugo basanga papa wabo nawe nyine abantu bo ku kazi babimwoherereje, bati umukobwa wawe se niwe wapostinga ibi bintu? Papa wabo yari yabuze aho areba, yari yumiwe, ibi bintu byari byamurenze. Akibona rero Jennifer yahise amubaza ati mbwira, umukobwa nkawe wiyubashye, umukobwa wahawe uburere, ni gute wapostinga ibi bintu? Jennifer ati ni ukuri papa ndakurahiye, ntabwo rwose nigeze mbipostinga kandi nta nubwo nabikora. Papa ati hanyuma aya mavideo n'aya mafoto byageze ku mbuga nkoranyambaga gute? Uyu mukobwa ntabwo yari kuvuga ko ari umuhungu bakundana, kuko nanone iyo amuvuga niyo byari kuba aricyo cyonyine cyaha yakoze bari guhita bamufunga. Kandi ni ukuri uyu mukobwa yakundaga uyu musore urukundo wagira ngo ni ibisazi, ntabwo yifuzaga kumushyirishamo. Ubwo rero ku rundi ruhande Jennifer nyine yahamagaye Marina maze amubwira ibintu byose uko byamugendekeye. Marina yarumiwe kuko ntabwo nawe yari yarigeze atekereza ko uyu musore yakora ibi bintu. Yahise agenda rero maze ajya kureba nyine Angelo. Akigerayo yaramubwiye ati ariko uri umuhungu mubi bigeze aho ngaho, ubundi kubera iki ngewe wari waranze ko dukundana, maze rwose ugakomeza kumbwira yuko udashaka umukobwa mukundana, kubera icyo ubundi wemeye gukundana na Jennifer? Naho rero uyu musore yahise amubwira ati impamvu nabyemeye ni uko Jennifer mukunda bya nyabyo. Jennifer ndamukunda n'umutima wanjye wose. Uriya mukobwa yahinduye byose mu buzima bwanjye, ndetse yahinduye rwose uwo nari ndi we. Jennifer ndamukunda kandi n'ubu rwose nabisubiramo inshuro nyinshi. Uyu mukobwa ati ngo iki? Ati Jennifer uramukunda? Ati serieux se uramukunda koko? Naho Angela ati none se uragira ngo mbivugishe iki? Sindi kubikubwira ko mukunda? Ndamukunda ndetse cyane. Naho rero uyu mukobwa Marina ati none se niba umukunda kubera iki wifashe ugashyira amafoto ye hanze y'urukozasoni? Naho rero Angelo ati nde? Ati ngewe nshyira amafoto ye hanze? Ati ibyo bintu rwose ntabwo nabikora. Naho rero uyu mukobwa ati singaya se. Yahise amwereka kuri telefone. Angelo yahise yiruka ajya kureba kuri mashine, maze akireba asanga rwose amafoto yamaze kuyohereza. Yarababaye, agahinda karamwishe kubera ko ntabwo yari yabikoze abishaka, yabikoze rwose atabishaka. Yarababaye rero maze atangira kwibaza ati noneho nzasobanurira Jennifer gute ko ari njye nakoze bino bintu? Noneho rwose nzakora iki? Kandi ko yari naravuze yuko aya mafoto ari njye ngomba kuyagumana njyenyine. Yarababaye abura icyo gukora,
atangira guhamagara Jennifer, ariko Jennifer noneho yari yamurakariye cyane kuko we yari yamaze kumenya yuko ari we bayashyize hanze, dore ko yari yanabibwiye musaza we kuko ari we muntu yizeraga. Yaramubwiye ati umuntu washyize ariya mavideo n'amafoto hanze nta wundi ni Angelo umukunzi wanjye, kuko niwe wenyine wari uyafite. Musaza we rero yahise amubaza ati none se tumukorera iki? Naho rero Jennifer ati uzi n'ikindi, nta kintu na kimwe nifuza ko bamukorera, tekereza ibintu byose bibi yankoreye, ariko n'ubundi ndumva nkimukunda. Ntumbaze niba uriya muhungu yarandoze, niba yarampaye iki, ntabwo mbizi, ariko ibintu byose ankorera nkomeza kumukunda, sinzi impamvu. Ntabwo rwose mwifuriza ikibi, ariko nanone ntabwo nifuza kuzongera kuvugana nawe. Naho rero musaza we ati none se waretse tukabibwira papa maze bagahita bamufata bakamufunga? Naho rero Jennifer ati hoya rwose ntabyo nshaka, ntabwo nshaka yuko bari bumufunge, kuko niba hari umusore nigeze nkunda mu buzima bwanjye ni uriya, niwe rukundo rwanjye rwa mbere, kandi ni ukuri simpamya ko hari n'undi muntu nshobora kuzakunda gutya. Ku rundi ruhande rero Angelo yari yarabwiye wa muntu wamushakiraga amakuru ko afite dosiye imwe ya bya bintu byose bimureba. Uyu rero yaramuhamagaye maze amubwira ko iyo dosiye ayishaka. Ubwo nyine yaramuhamagaye undi munsi, naho rero Angelo yahise amubwira ko atakiyifite kubera ko yayisubije aho yayikuye. Uyu mugabo ntabwo yabyumvaga, nyamara Angelo we umutima rwose waramuriye maze umutegeka kuyisubiza Jennifer, kuko yari azi ko nyine ari iye kandi aramutse anayibuze yamushyirisha mu bibazo. Aha rero Angelo yabwiye uyu musore ati mbabarira ukomeze undwaneho, ahubwo ngiye kukoherereza miliyoni 5 zo kwifashisha nyine kugira ngo ukomeze urebe ko wandwanaho. Ariko nubwo Angelo yakoraga ibi byose yarabibonaga ko ibintu bye bisa n'ibyarangiye. Noneho rwose yibonaga neza neza imbere ya gereza, yabonaga ko nta kintu na kimwe kiri buze kubihagarika, ariko nanone ujya gupfa nyine ntaho ariko nanone ntabwo nyine yari kwicara ngo agume aho gusa, yakomezaga kugerageza ibishoboka byose. Angelo rero muri iyi minsi ntabwo yari ari kuryama ngo asinzire, yari ari kuvuga ati cyampa nkazabona bino bintu bindenze, ntabwo nazongera kubikora n'umunsi n'umwe. Icyampa nkabona ibi birangiye, sinazabyongera, nahita nongera nkishakira akazi nk'ako nakoraga n'ubundi. Gusa nanone icyagaragaraga cyo ni uko amazi yari yamaze kurenga inkombe. Uyu musore yari ari kwicuza buri kimwe cyose, dore ko yari yanasibye buri foto yose yigeze gupostinga ku mbuga nkoranyambaga, byose yari yamaze kubisiba, ariko nanone ntabwo yari kubisiba mu mitwe y'abantu. Angelo rero we yabonye atari kubona ukuntu avugisha Jennifer ngo nibura amusaba imbabazi ndetse anamusobanurire ko bino bintu atari we wabikoze abishaka, ari ibintu rwose byamucitse. Yaramuhamagaraga rero ntamwitabe, yafashe umwanzuro wo kujya iwabo. Aha rero yaragiye, akigera nyine inyuma y'igipangu yatinye kwinjira maze akomeza ahahagaze. Ku bw'amahirwe rero haje kuza musaza wa Jennifer. Agiye kwinjira, uyu musore yatangiriye imodoka maze musaza wa Jennifer arahagarara. Uyu musore rero yamubwiye ko rwose yari ari gushaka nyine umukobwa uba muri zino karitsiye witwa Jennifer. Yaramubwiye ati ndamushaka cyane kubera ko maze iminsi ntamuvugisha, kandi ni ukuri ndumva nkeneye kumuvugisha. Umusaza rero wa Jennifer yavuye mu modoka aramwitegereza neza maze ahita amubwira ati ni wowe se Angelo, ni wowe mukundana? Naho rero uyu musore ati cyane rwose. Ati none se Jennifer ameze ate? Uyu musore yahise amubwira ati ntabwo ameze neza habe na gato, kandi rwose ntabwo ari igihe cyiza cyo kuba wakwinjira iwacu cyangwa se wajya kumureba. Icyiza ni uko wategereza maze rwose akazabanza agatuza, ubwo birashoboka ko yazaza kukureba. Uyu musore rero yaramushimiye nibura ko amubwiye ko ameze neza, maze nyine arongera arataha. Nyuma y'iminsi 2 rero umusaza wa Jennifer yaraherekeje umukunzi we Marina amutahanye nyine basohokanye, maze bakigera nyine imbere yo kwa Marina yagiye kubona abona Angelo yari agiye kumena puberi. Yaramurebye ubona arikanze. Angelo yahise amubwira
ati nkurikije ukuntu wikanze ubanza utari uzi ko mba muri zino karitsiye. Naho rero musaza wa Jennifer ati cyane rwose ntabyo nari nzi. Uyu musore ati ni hano mba nturanye na Marina. Umusaza rero wa Jennifer yahise amubwira ati niyo mpamvu yakundaga kuvuga ko aje hano, burya bwose yabaga aje kukwirebera. Marina ati cyane rwose yazaga kenshi akaza kureba nyine uyu musore, dore ko anamukunda cyane, yaramukundaga birenze. Ubwo rero nabanje kubirwanya, ariko nyuma nyine nza kubyihorera kuko nabonaga n'ubundi nta kintu na kimwe nakora ngo mbihagarike. Uyu rero musaza wa Jennifer yahise abwira Angelo ati ariko rero ndashaka nimero yawe kuko ndifuza ko njye nawe tuzavugana dutuje. Ndashaka rero namba yawe nkazaguhamagara tugahurira ahantu tukaganira, kuko niba hari umuntu nifuza ko tugomba kuvugana ni wowe. Angelo ati none se ameze ate Jennifer? Naho rero umusaza wa Jennifer ati araho ariko ntabwo ameze neza rwose habe na gatoya. Cyane cyane ko nyine Jennifer kubera ariya mafoto yari yaragiye hanze yabaga afite isoni nyinshi, ntabwo yari agishaka gusohoka mu gipangu. Yumvaga nta muntu n'umwe ashaka ko bahura, kuko byaba ku kazi byaba abantu biganye, mbese igihugu cyose amafoto ye cyari cyarayabonye. Ubwo rero yumvaga rwose nta muntu n'umwe yifuza ko bakubitana amaso, kubera ko yumvaga atabona aho areba. Ntabwo rero rwose byo yari ameze neza habe na gatoya. Angelo rero we ntabwo yigeze atuza, yakomeje kwandikira amamesaje menshi ari gusobanurira nyine Jennifer ibintu byose, ibyo yabonye n'ibyo yumvise byose ariko bimubwira. Yaramubwiye ati ni ukuri bino bintu rwose ntabwo nigeze ntekereza kubikora, ahubwo nyine igihe naburaga akazi kanjye natangiye gutekereza ko kubaho bigoye, ntazabasha kubaho, cyane cyane ko rwose no kubona akazi muri kiriya gihugu cyabo byari ibintu bigoye cyane. Ati hanyuma rero naje kubikora ntekereza ko rwose ari ibintu nkoze rimwe gusa, nyine bino bintu bimeze nk'ikiyobyabwenge. Iyo ubikoze rimwe ukabona amafaranga uhora utekereza ko wakomeza kubikuramo amafaranga, cyane cyane ko aba ari amafaranga aza byoroshye. Yakomeje kumusobanurira rero amubwira ko rwose ari kwicuza, ndetse ko yumva yifuza kuba yasaba imbabazi buri muntu wese yakoreye bino bintu. Yanamubwiye ko kandi amafoto yose yayasibye ndetse atazongera kubikora n'umunsi n'umwe. Ariko nyine ntabwo Jennifer yabyumvaga. Gusa uko iminsi yagiye ishira ndetse rwose akomeza kugenda nyine ari kumwohereza amamesaje agiye atandukanye, Jennifer yageze aho maze yemera ko bahura. Uyu musore rero yamusabye imbabazi ndetse rwose amubwira ko amukunda, amubwira ko atigeze ashaka gushyira ibintu bye hanze, rwose ari ibintu byikoze. Yaramusobanuriye maze Jennifer agira harabyumva, dore ko Jennifer urukundo yakundaga Angelo rutanatumaga rwose yatekereza ibintu bibi kuri uyu musore. Byabaye ngombwa rero ko Jennifer bino bintu byose abibwira musaza we, kubera ko ari we muntu yizeraga kurusha abandi bose. Umusaza we rero nawe yaramwumvise, ariko aramubwira ati nindamuka nsanze amafoto yawe n'amavideo yarabishyize hanze abishaka, ninjye nzanamwiyambikira amapingu, ntabwo nzategereza ko hari undi muntu uyamwambika. Jennifer aramubwira ati ni ukuri nkurikije uko yansobanuriye ntabwo rwose ari we wabikoze, kandi ndamwizeye kuko ndamukunda kandi nawe arankunda. Ahubwo ikibazo gisigaye ni kimwe, ntabwo ndi kumva ukuntu ibi bintu ngomba kuzabisobanurira papa, ndetse rwose nkamusaba ko ibi bintu atabikomeza, kubera ko ntabwo nifuza ko umukunzi wanjye bamufunga. Ahangaha rero umusaza we yaramubwiye ati ariko ibyo bintu uri kuvuga birakomeye cyane kurusha uko wabitekereza. Papa wanjye ntabwo ashobora kumva ibyo bintu. Urakeka papa wacu uzi ibyo bintu wabimusobanurira akabyumva? Jennifer rero yaramubwiye ati nzakora ibishoboka byose, nzagerageza nubwo ntacyo nizeye. Aha rero Jennifer yabwiye Angelo ati ndifuza yuko uzaza tukajya kureba papa wanjye, maze tukamusaba imbabazi, tukareba ko ibi bintu yabireka ntazagufungishe. Angelo rero yaramubwiye ati nakora buri kimwe cyose, ariko ni ukuri nkabasha rwose kongera kugaragara nk'umuntu mwiza muri sosiyete. Ati kubera ko aramutse ambabariye ni ukuri sinazongera kubikora, nta n'umuntu n'umwe wazongera kunyumvaho icyo kintu. Aha rero Jennifer yabwiye papa we yuko yifuza nyine kumwereka umukunzi we. Papa we rero yaramubwiye ati ni ubwa mbere umbwiye ibyo bintu, ati none se uwo muhungu
ari siriyasi ku buryo atazatuma rwose nshwana nawe. Narabikubwiye ko ntifuza kuzanyereka umuhungu bwacya nkamubonana n'abandi bakobwa. Urabizi icyo namukorera, urabizi ko nta mikino ngira. Naho rero uyu mukobwa ati oya nta kibazo, njyewe sheri wanjye rwose twarabyumvikanye ndetse afite gahunda ifatika, ahubwo ndifuza ko muzahura nyine ubundi mukaganira. Papa we rero yaramubwiye ati nta kibazo uzamuzane. Bariteguye, gusa ibi bari babiziranyeho kandi na musaza we. Bariteguye rero, maze amasaha yo kuza ageze, Angelo yaraje. Papa wa Jennifer yari yicaye muri salo. Jennifer yarafunguye, maze papa wa Jennifer agikubita amaso uyu musore yahise abwira Jennifer ati iki ni igiki ndi kureba hano? Ati uyu ninde unzaniye? Naho Jennifer ati ni umukunzi wanjye papa, ariko ndakwinginze mbabarira nibura umuha umwanya wo kwisobanura. Ubwo niko Angelo nawe yari ari kumubwira ati ndakwinginze mbabarira nisobanure. Naho papa wa Jennifer ati ntabwo abagizi ba nabi bajya bisobanurira mu nzu yanjye, ahubwo nyine bisobanurira mu rukiko. Yatangiye rero gutuka Jennifer ati nta soni, wowe urifata ugahishira umugizi wa nabi? Wari ubizi neza ko uyu musore ari we wakoze bya bintu byose, maze ugakomeza kumuhishira? Kano kanya rero nta no gutinzamo rwose, yahise ahamagara polisi kugira ngo baze gutwara uyu muhungu, kubera ko papa wa Jennifer we nta mikino yajyaga agira habe na gatoya. Bahise baza rero bamwambika amapingu, maze baba baramujyanye, nta nubwo rwose bigeze bareka yisobanura. Bakimara kumujyana rero, Jennifer yararize, agahinda karamwishe, maze atangira kubwira Marina ndetse na musaza we ati ngiye ndumva ngiye kwiyahura, kubera ko buno buzima ntabwo nabasha kububamo. Angelo yansabye imbabazi ndetse yansobanuriye buri kimwe cyose kandi naracyumvise. Sinumva impamvu papa wanjye wadashaka kubyumva. Umusaza we atari ko wirenganya papa wacu. Papa wacu ntabwo ari we uvuga ijambo rya nyuma kuri biriya bintu. Uriya musore kandi yakoze ibyaha bikomeye. Noneho utekereze ko na mbere y'uko twebwe twinjira muri ibi bintu, uriya musore yari ari kuri liste noire. Urumva ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe twakora kugira ngo tumutabare. Naho rero Jennifer ati papa wanjye ndabizi, aramutse abigiyemo ntabwo rwose bamurekera muri gereza, bamufungura. Ikindi kandi yasabye imbabazi, yavuze ko atazabyongera. Kubera iki papa adashaka kubyumva ko yicuza ibintu yakoze kandi ko yabikoreshejwe no gushaka amafaranga? Naho rero musaza we ati ndakumva cyane ndetse rwose uranabizi ndi ku ruhande rwawe, ariko nanone papa nawe ukwiriye kumwumva. Uyu musaza rero yakomeje amubwira ati ahubwo ibyo bintu uri kumbwira nta nubwo rwose ukwiriye kubibwira papa wacu, kubera ko uriya musore ntabwo kari akazi konyine ariko kari gahari. Yari gucuruza, yari gukora utundi tuzi twinshi dutandukanye. Niba ko yakoraga barakamwirukanyeho, ntabwo rwose igisubizo cyari icyo ngicyo. Nawe ibintu uri kuvuga ni urukundo ruri kukuvugisha gusa, ariko mu by'ukuri ibintu uri kuvuga ntabwo ari byo. Jennifer rero guhera uyu munsi ntabwo rwose yongeye guseka, yahoraga arira buri munsi, amarira niyo yari amutunze. Agahinda karagiye karamwica, ariko nanone ntacyo gukora yari afite, dore ko papa we iyo bajyaga kubimubwira buri gihe atabaga ashaka no kubyumva. Yaravugaga ati umuntu wakoze ibyaha bingana kuriya ni gute umumbwira kugira icyo nkora? Nta na kimwe nakora rwose, dore ko n'umwavoka we ari umwavoka we, ntazi niba azashobora kumuburanira, kubera ko uriya musore yakoze amakosa menshi ndetse afite ibirego byinshi. Igihe rero cyarageze, maze nyine uyu mupapa abona ko umwana we agiye kuzicwa n'amarira. Ntiyari akijya ku kazi, ntiyari akirya, ntiyari akiryama, yarariraga gusa, amaso ye yahoraga atukuye. Uyu mupapa rero yarebye ko umukobwa we rwose ashobora kuzapfa kubera agahinda. Yahamagaye rero uyu mukobwa we ndetse n'umuhungu we baricarana. Yarababwiye ati ibintu muri kunsaba birakomeye cyane, ndabakunda yego murabizi, ariko nanone ikintu munsaba kirakomeye. Hano rero Jennifer amubwira ati ariko papa, kuva yaremeye icyaha kubera iki se utabijyamo maze nibura bakamugabanyiriza imyaka, bakamufunga imyaka mikeya? Papa we rero yahise amubwira ati gusa nyine ibyo byo uvuze umuntu yabitekerezaho. Niba yaremeye icyaha agasaba imbabazi ndetse akaba yaravuze ko ibyo bintu atazabyongera ukundi, aho ngaho ho nshobora gushaka icyo nkora, gusa ntabwo kumufungura byo byashoboka, ahubwo nagerageza maze bakamugabanyiriza imyaka.
ahangaha rero Jennifer yahise amubwira ati yego rwose papa, nanjye nibyo nshaka, kubera ko kutamufunga byo namaze kubona ko bidashoboka. Papa we yahise amubwira ati ngaho tuza rero, ngiye gushaka icyo nkora ntugire ikibazo. Papa we rero yahise atangira kubijyamo, maze birangira uyu musore bamukatiye imyaka 2. Gusa nubwo bamukatiye imyaka 2 yagombaga kuzafunga umwe, maze undi nyine ukaba ari umwaka usubitse. Ibi rero byashimishije cyane Jennifer ndetse ashimira papa we. Aha rero Jennifer muri uyu mwaka wose yitaye kuri uyu musore, akajya ajya kumusura maze akamubwira ko akimukunda ndetse rwose akamubwira ko azamutegereza. Uyu musore nawe ati nanjye ndagukunda kandi byose mbikesha wowe, gusa ikintu ngusabye uzamenye ko nahindutse, ntabwo nzongera ukundi. Nindamuka mfunguwe nzahita nshaka akazi keza kuko narize, mfite diplome, nzongera nshaka akazi maze rwose mbashe kubaho. Uyu mukobwa rero byaramushimishije cyane n'ukuntu nyine yabonaga iyo yabaga yasuye Angelo yarabaga afite morale ukuntu. Umwaka rero ntabwo watinze gushira, waje gushira maze Angelo baramufungura. Yaragarutse rero agifungurwa yaje mu rugo iwabo wa Jennifer aje gushimira uyu muryango kuko wari waramufashije. Yaje gushimira papa wa Jennifer ndetse amubwira ko rwose atazongera na rimwe gukora biriya bintu, nta n'icyaha na kimwe kindi azongera gukora. Aha rero papa wa Jennifer yaramubwiye ati noneho niba wumva warahindutse ukumva wariyemeje rwose kuba undi muntu, ndashaka kumbwira harya wajya kuvuga ko wize iki? Naho rero uyu musore ati nize comptabilité ndetse rwose njye gukora ibi bintu nuko ku kazi bari banyirukanye maze nkabura kandi kazi. Uyu mugabo rero yahise amubwira ati ngiye kugushakira akazi kubera ko hari inshuti yanjye ifite company kandi bakeneye umukontable, ngiye kugushakira akazi gusa uramenye rwose utazansebya. Naho Angelo ati ntabwo nabikora rwose kandi ntabwo muzigera mwicuza kuba mwarambabariye no kuba mwaranyizeye mukanshyigikira. Angelo rero yaratashye maze urukundo rwe na Jennifer rurakomeza, ibintu nyine byari biryoshye. Papa rero wa Jennifer yamushakiye akazi maze atangira gukora, ari umusore mwiza, noneho ari umusore w'umwizerwa ndetse bya bintu byose yarabivuyemo yarabyibagiwe. Nyuma y'umwaka umwe rero aba bakundana bameze neza. Angelo yabwiye Jennifer ko yifuza ko yamubera umugore, ko yifuza yuko babana. Aha rero rwose Jennifer yabyemeye atazuyaje, cyane cyane ko yakundaga uyu musore kandi cyane. Yamusabye rero ko yazaza kubibwira na papa we. Ahangaha Angelo dore ko yari asigaye aza kwa ba Jennifer yisanzuye, yaje kumureba mu rugo maze abwira papa we ko yifuza ko bakora ubukwe n'umukobwa we, gusa niba nyine abimwemereye. Naho rero papa wa Jennifer yababwiye ko abahaye umugisha kandi rwose nta kibazo ko igihe amaze yitegereza uyu musore yasanze ari umusore w'imico myiza ndetse ko rwose yamenye neza ko za ngeso zose yaziritse. Yaramubwiye ati rero nta kibazo, umugisha wa kibyeyi ndawubahaye, muzakora ubukwe rwose ndabashyigikiye. Aba bombi rero bahise batangira gutegura ubukwe, gusa ku rundi ruhande musaza wa Jennifer nawe yabwiye papa ati gusa nanjye nyine ndashaka kuzajya iwabo wa Marina akajya kunyerekana kubera ko natwe dufite gahunda yo gukora ubukwe. Papa wabo yarishimye maze bose arabahobera, yarababwiye ati mwese ndabashyigikiye bana banjye, nimunabishaka kandi muzakorera ubukwe umunsi umwe. Imyiteguro y'ubukwe rero yaratangiye, byari ibintu byiza cyane rwose, dore ko noneho Jennifer yari yarasubiye no mu kazi ke akora neza nta kibazo. Uyu musore kandi nawe ibintu byose byari byararangiye ndetse ubu ngubu nta kibazo namba cyari kimuriho kuko ntabwo yari akikora amakosa, yari asigaye akora akazi ke ameze neza, ibintu byose biryoshye. Bakoze ubukwe rero, bwari ubukwe rwose bwiza, bwari bwitabiriwe n'abantu benshi ndetse dore yuko uyu musore kubera ukuntu yari yarasabye n'imbabazi ku mbuga nkoranyambaga, n'abandi bantu bose yari yarakoreye ibyaha bose bari baramubabariye. Nyuma y'ubukwe rero Angelo yabwiye Jennifer ati ni ukuri warakoze kuza mu buzima bwanjye, kubera ko uretse no kuba waranzaniye ibyishimo ariko waranampinduye burundu. Nk'urugero rworoshye ni uko ntari narigeze nkunda umuntu n'umwe, ngewe icyo nabonagamo umukobwa cyari amafaranga gusa,
ariko uje ibintu byose byarahindutse maze ntangira kumva uburyohe bw'urukundo. Ikindi kandi iriya nzira nari ndimo sinzi ko hari undi muntu wari kuzabasha kuyinkuramo, ariko nyamara warampinduye maze utuma byose numva ko ngomba kubireka kubera urukundo nagukundaga. Warakoze rero ku bwa buri kimwe, ndagukunda kandi nzahora ngukunda kuko ngukundira ibintu byinshi. Jennifer rero yaramubwiye ati nanjye ndagukunda cyane, uburyo twahuyemo bwari butangaje, ariko nanone urukundo nagukunze rwo rwari rurenze kuko ni wowe musore wa mbere nakunze kandi ni nawe musore wa mbere ntigeze nifuza gutakaza na rimwe. Aha rero barahoberanye maze bemeranya ko rwose bazakundana ubudatana kandi nta banga rizigera riba hagati yabo, ko buri kintu cyose kizajya kiba bagomba kuzajya bakibwirana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.